Yesu nashimwe bene data nonge nanone aka kanya keza gushima Imana kwikiturinze tugume ku mwuka w'abazima izina ryayo rihabwe icyubahiro. Ni ukuri iyo ngiriwe amahirwe nkaba nkiri muzima, Imana ikampa imbaraga, ikankiza imbaraga zo kuba nakomeza ni gahunda no kuba dukomeza gusoma ijambo ryayo. Ni ubuntu tuba twagiriwe, kuko nk'uko nkunda kubivuga hari benshi baba bifuje aka kanya kuba bahari ariko ntibibakundire. Twege ntacyo tuba twatanze, si uko turi beza, ntacyo turusha abo bose aka kanya bamaze kuva muri uyu mubiri. Rero dushima Imana ko tukiriho, ko tugihawe andi mahirwe yo gutunganya ibidatunganye. Ni ukuri izina ryayo rihabwe icyubahiro, izina ryayo rishirwe hejuru. Rero tugiye komeza nk'ibisanzwe no gusoma ijambo ry'Imana. Ubushize twagarukiriye muri Mariko igice cya 8, tugiye gukomeza n'igice cya 9. Aravuga ngo Yesu arabagirana, Mose na Eliya babonekana nawe. Arababwira ati ndababwira ukuri yuko abangaba bahagaze hano harimwe bamwe bazabona ubwami bw'Imana buzanye ububasha batarapfa. Amen, amen. Aravuze ngo hari abantu bazabona ubwami bw'Imana buzanye ububasha batarapfa. Hari abazabibonesha amaso yabo batarabanje gupfa. Nuko iminsi 6 ishize Yesu ajyana Petero na Yakobo na Yohana bonyine abageza mu mpinga y'umusozi muremure. Umubiri we uhindukira imbere yabo, imyenda ye irarabagirana yera dedede, kandi nta mumeshi wo mu isi wese wabasha kuyeza atyo. Amen, amen. Ati imyenda ye yareraga dedede, nta mumeshi wo mu isi wabasha kuyeza atyo. Ni ukuvuga ngo yareraga cyane. Maze Eliya na Mose barababonekera bavugana na Yesu. Petero abwira Yesu ati mwigisha, ni byiza ubwo turi hano, reka duce ingando 3, imwe yawe, indi ya Mose n'indi ya Eliya. Ntiyarazi icyo akwiriye kuvuga kuko bari batinye rwose. Maze igicu kiraza kirabakingiriza, ijwi rikivugiramo riti nguyu umwana wanjye nkunda mumwumvire. Amen. Bakebaguza vuba ariko ntibagira undi babona keretse Yesu gusa ari kumwe nabo. Bakimanuka umusozi arabihanangiriza ngo batagira uwo babwira ibyo babonye keretse umwana w'umuntu amaze kuzuka. Bazigama iryo jambo bagenda babazanya bati mbese kuzuka ni iki? Baramubaza bati niki gituma abanditsi bavuga bati Eliya akwiriye kubanza kuza? Arabasubiza ati ni koko Eliya niwe ukwiriye kubanza kuza ngo atunganye byose. Akababazwa cyane kandi agashinyagurirwa nk'uko byanditswe ku mwana w'umuntu nawe. Ariko ndababwira yuko Eliya yamaze kuza kandi bamugize uko bashaka nk'uko byanditswe kuri we. Umurongo wa 14 ku cyo cya 9 ngo akize umuhungu urwaye igicuri. Bageze aho abigishwa be bari, babona iteraniro ry'abantu ribakikije n'abanditsi bajya impaka nabo. Uwo mwanya abantu bamubonye baratangara cyane, barirukanka baramusanganira baramuramutsa. Arababaza ati mwabagishaga impaka z'ibiki? Umwe muri baramusubiza ati mwigisha, nkuzaniye umwana wanjye utewe na daimoni utavuga. Aho amusanze hose iyo amufasha mutura hasi, akamubirisha ifuro, akamuhekenyesha amenyo, akamugagaza. Mbwira abigishwa bawe ngo bamwirukane, ntibabishobora. Arabasubiza ati yemwe bantu b'iki gihe batizera, nzagezayo kubana namwe? Nzabihanganira kugeza ryari? Nimumunzanire. Baramumuzanira. Daimoni abonye Yesu atigisa uwo mwana cyane, aragwa arigaragura abira ifuro. Yesu abaza se ati yafashwe ryari? Aramusubiza ati yafashwe akiri umwana. Kenshi cyane amuta mu muriro cyangwa mu mazi ngo amwice. Ariko niba ubishobora tugirire imbabazi udutabare. Yesu aramubwira ati uvuze ngo niba mbishobora? Byose bishobokera uwizeye. Amen. Uwo mwanya se w'uwo mwana avuga cyane ati ndizeye nkiza kutizera. Yesu abonye iryo teraniro ry'abantu rimushikiye biruka acyaha daimoni ati yewe daimoni utavuga kandi utumva, ndagutegetse muvemo, ntukamugarukemo ukundi. Arataka aramutigisa cyane, amuvamo asiga umuhungu asa n'uwapfuye. Bituma benshi bavuga bati arapfuye. Yesu amufata ukuboko aramuhagurutsa arahagarara. Yinjiye mu nzu, abigishwa be babonye ko biherereye baramubaza bati niki gitumye twege tutashoboye kumwirukana? Niki gitumye twege tutashoboye kumwirukana? Arabasubiza ati
bene uwo ntavanwamo n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Amen. Yesu ashimwe cyane. Ahangaha mpabonye amagambo abiri ankoze ku mutima cyane. Ahangaha aho se uyu mwana yabwiye Yesu ati niba ubishobora tugirira imbabazi udutabare. Yesu nawe agahita amubwira ati uvuze ngo niba mbishobora. Uyu nguyu nta kwizera yari afite uno mugabo, ntiyizeraga ko Yesu ashobora kumukiza, kandi Yesu ari Imana ishobora byose. Yesu nawe aramubwira ngo byose bishobokera uwizeye. Muri iki gitabo cy'isezerano rishya nabonye Yesu yarakundaga kuvuga cyane ikintu kijyanye no kwizera Imana ko ishobora byose. Kwizera kurarema nk'uko bajya babivuga. Rero kwizera, buri mukristo wese usenga wamenye Imana agomba kugira kwizera. Ikindi tubonye yuko ngo abigishwa bamubajije impamvu bo basengeye uriya mwana ufite dayimoni ikanga kumuva muri ya mwana, kandi bari abigishwa ba Yesu. Yesu arabasubiza ati bene uwo ntavanwamo n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Ni ukuvuga ngo hari dayimoni cyangwa se hari ibintu bizavaho ari uko umuntu yasenze cyane kandi akaniyiriza ubusa. Hari nk'ikintu uzagira cy'ikibazo kigukomere bikagusaba ko kugira ngo kiveho usenga cyane kandi ukaniyiriza. Ibi rero nicyo nibaza ko bishatse kuvuga, ko kwiyiriza no gusenga atari ukuvuga gusa ngo mu izina rya Yesu ndagutegetse genda, cyangwa se mu izina rya Yesu ndavuze ibingibi bigomba kuba. Oya, hari ibintu bigomba kuvanwaho n'amasengesho ndetse no kwiyiriza. Amen. Umurongo wa 30 gice cya 9 ngo ahana abigishwa be kutagira amakimbirane. Bavayo banyura i Galilaya, ariko ntiyashaka ko hagira ubimenya, kuko yigishaga abigishwa be yuko umwana w'umuntu azagambanirwa agafatwa n'abantu bakamwica, ariko hashira iminsi 3 bamwishe akazuka. Ariko ntibamenye iryo jambo ndetse batinya kumubaza. Bagera i Kaperinawumu, yinjiye mu nzu arababaza ati icyo mwahoze mugira impaka tukiri mu nzira ni iki? Baramwihorera, kuko mu nzira bahoze bajya impaka z'umukuru wabo uwo ari we. Aricara ahamagara abo 12 arababwira ati umuntu ushaka kuba uw'imbere nabe inyuma ya bose, ndetse abe n'umugaragu wa bose. Azana umwana muto amuhagarika hagati yabo, aramukikira arababwira ati uwemera umwe mu bana bato nk'uyu mu izina ryanjye ni jye aba yemeye, kandi unyemera si jye yemera gusa, ahubwo aba yemeye n'uwantumye. Amen. Umurongo wa 38 ku gice cya 9 ngo utari umwanzi wa Yesu aba ari mu ruhande rwe. Nuko Yohana aramubwira ati mwigisha, twabonye umuntu wirukana abadayimoni mu izina ryawe, turamubuza kuko adasanzwe adukurikira. Yesu aramusubiza ati ntimumubuze, kuko umuntu ukora igitangaza mu izina ryanjye atabasha kunsebya bitamuruhije, kuko utari umwanzi wacu aba ari mu ruhande rwacu. Umuntu uzabaha agacuma kamwe k'amazi kuko muri aba Kristo, ndababwira ukuri yuko atazabura ingororano ye. Amen. Umurongo wa 42 ku gice cya 9 araga ngo ahana abagusha abandi. Umuntu wese uzashuka umwe muri aba bato banyizera akamugusha, ibyiza nuko yahambirwa urusyo mu ijosi akarohwa mu nyanja. Ukuboko kwawe nikugucumuza uguce, ibyiza nuko wakwinjira mu bugingo usigaranye ukuboko kumwe, biruta ko wajya muri Gehinomu y'umuriro utazima ufite amaboko yombi, aho urunyo rwabo rudapfa kandi n'umuriro ntuzime. Iri jambo rirakomeye cyane. Yesu aravuze ngo aho kugira ngo ukuboko kumwe kugucumuze bituma ujya mu muriro utazima muri Gehinomu. Gehinomu ni ahantu hateye ubwoba cyane, hari ahantu abanyabyaha bazajya. Aravuze ngo ni ahantu n'urunyo rwaho rutajya rushya ngo rupfe, ruguma rushya, kandi hari n'umuriro uhora waka utazima. Bene data, ni ukuri mureke dukorere ubugingo buhoraho, twese duharanire kutazajya ahantu, kuko ni ahantu hateye ubwoba cyane, ni ahantu h'umubabaro, ni ahantu abantu b'abanyabyaha bazajya na Satani n'abadayimoni. Twarabibonye ko Yesu yavuze kuri ya muriro wa Gehinomu ubundi uteganyirijwe abadayimoni na Satani. Rero hari ahantu Imana ntabwo yaturemeye twege kujyayo, ariko abantu bazanga kumvira Imana, abantu bazanga gukora ibyo Imana idusaba, abantu bazabirukira mu byaha bakaryoherwa n'ibyaha, bakibagirwa ko iby'isi ari iby'akanya gato, bazajya hano. Yesu aravuze rero byaruta yuko winjira mu bugingo buhoraho ufite ukuboko kumwe,
aho kujya muri Gehinomu ufite amaboko abiri ukazajya kubabazwa iteka ryose ahantu hari umuriro utazima uhora waka. Aravuze atanze urugero ati n'urunyo rwawo ntirujya rupfa. Mwumva uwo mubabaro uri hariya hantu. Ni ukuri twakagombye guhora duterwa ubwoba cyane n'aha hantu, bigatuma biduha imbaraga zo kugira ngo dukorere ubugingo buhoraho. Habe n'ikintu na kimwe kigomba gutuma tuva ku Mana, tuva mu byiringirwa. Oya, ni ibyago se bigomba kutubuza, bigomba kutuvana mu nzira z'Imana. Oya, nta kintu na kimwe kigomba kutuvana mu nzira zo gukorera Imana. Tuharanire kuzabona ubugingo buhoraho. Yesu yaravuze ko inzira ijya mu bugingo buhoraho ari inzira ifunganye, ni inzira iruhije, bisaba kubabara, bisaba kubabara, bisaba ntabwo ari inzira y'umudendezo. Niki yavuze ko inzira ngari, hari indi nzira ngari, inzira ifunguye ariko ijyana mu kurimbuka. Rero mureke duharanire kunyura muri iriya nzira ifunganye, nubwo igoye, nubwo ifunganye, nubwo iruhije, ariko tukazabona ubugingo buhoraho. N'ikirenge cyawe nikigucumuza ugice. Ibyiza ni uko wakwinjira mu bugingo usigaranye ikirenge kimwe, biruta ko wajugunywa muri Gehinomu ufite ibirenge byombi, aho urunyo rwabo rudapfa kandi umuriro ntuzime. Arongera abisubiremo. N'ijisho rya nirigucumuza urinogore. Ibyiza ni uko wakwinjira mu bwami bw'Imana usigaranye ijisho rimwe, biruta ko wajugunywa muri Gehinomu ufite amaso yombi, aho urunyo rwabo rudapfa kandi n'umuriro ntuzime. Kandi umuntu wese azasabwa n'umuriro nk'uko umunyu usaba ibyo kurya. Umunyu ni mwiza, ariko umunyu iyo ukayutse mwawuryohesha iki? Mwebwe mugire umunyu mu mitima yanyu kandi mubane amahoro. Amen. Rero bene data, amahirwe yo kuba tukiriho, iyo umuntu yicaye akayatekerezaho, umwuka duhumeka ni ikintu gikomeye cyane. Iyo wamaze kuva muri ubu bubiri, nta yandi mahirwe uba ugisigaranye, ntayo. Ntushobora kugaruka, ntushobora kugira gute. Niyo mpamvu amahirwe tuba dufite kuba tugihumeka tugomba kuyakoresha neza. Igihe dufite tukagikoresha neza, twe guta umwanya tujya mu bidafite akamaro, cyane cyane muri ibi bihe tugezemo. Ibihe tugezemo ni ibihe birimo ibintu byinshi byo gushuka abantu. Ni ibintu utarebye neza, n'umwanya wo gusenga ntiwawubona. Usanga nko kurugera ku ma YouTube hari ibiganiro byinshi bitandukanye. Iyo utari umuntu usenga, Satani ashobora kuvuga ati reba iki cyarangira ukajya mu bindi, ugasanga nta nubwo urebye ijambo ry'Imana, ntabwo urebye ntusomye ijambo ry'Imana, ntusenze. Rero hari ibintu byinshi muri iki gihe byo birangaza abantu, byinshi cyane. Twe kurangazwa n'iby'isi bene data, dukomeze dutumbira umusaraba, dukomeze dutumbira Yesu, twe kuva mu byizigirwa, twe kuva ku Mana, kuko ibi bihe ntabwo ari ibihe byo gukina, ibi bihe ntabwo ari ibihe byo kurangara, ni ibihe byo kwegerana n'Imana kurusha uko mbere twari tumeze. Ngira ngo twese turabibona aho isi ikomeza kugana. Haraza ibintu byinshi bishyashya, kandi ibyo bintu byinshi bishyashya, uri umuntu udasenga cyane, bikujyana kure y'Imana kurusha. Ushobora kuba waramenye Imana, ariko kumenya Imana ntabwo bihagije. Nibyo Yesu yavuze ko ari inzira ifunganye, ari inzira igoye. Ugomba kwibabaza. Niba hari ikiganiro wari ubonye kuri YouTube ukakireka ukavuga uti oya, ndareba ikijyanye n'ijambo ry'Imana, we kujya kureba ibindi bidafite akamaro. Ureba ahubwo ibikwigisha ijambo ry'Imana, ufate Bibiliya usome, ufate umwanya wawe usenge, usabane n'Imana. So tugeze ku gice cya 10, haravuga ngo ibyo gusenda abagore. Nuko arahaguruka avayo ajya mu gihugu cy'Yudaya no hakurya ya Yorodani. Iteraniro ry'abantu ryongera guteranira aho ari. Arongera arabigisha nk'uko yamenyereye. Abafarisayo baza aho ari, baramugerageza, baramubaza bati, mbese amategeko yemera ko umuntu asenda umugore we? Nawe arababaza ati, Mose yabategetse iki? Baramusubiza bati, Mose yemeye ko umuntu yandika urwandiko rwo kumusenda ngo abone uko amwirukana. Yesu arababwira ati, icyatumye abandikira iryo tegeko ni uko imitima yanyu yari inangiwe. Ariko uhereye mu itangiriro ryo kurema, Imana yaremye abantu umugabo n'umugore. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina, akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe, bigatuma baba batakiri babiri, ahubwo baba babaye umubiri umwe. Nuko icyo Imana yateranyije hamwe umuntu ntakagitandukanye. Amen. Bageze mu nzu, abigishwa bongera kumubaza iryo jambo. Arababwira ati,
umuntu wese usenda umugore we akarongora undi aba asambanye, kandi n'umugore wahukana n'umugabo we agashyingirwa undi aba asambanye. Amen. Ndumva iki gice twari twanagisomye no muri Matayo. Ariko ahangaha arongera aravuga ngo ati kuva mu itangiriro Imana yaremye abantu, umugore, umugabo n'umugore. Nongere nibutse b'abantu b'abatinganyi yuko mujye mwibuka ijambo ry'Imana icyo rivuga. Imana yaremye umugabo n'umugore. Imana ntabwo byari binaniye n'ukuri kuvuga ati hari abantu bajya bavuga ngo abatinganyi benshi bajya bavuga ko Imana ariko yabaremye. Yaza kuba ari gutyo, Imana koko yabaremye gutyo, Imana ariko ngiye kurema ibyiciro bitandukanye. Ndemo umugabo n'umugabo, ndemo umugore n'umugore, ndeme noneho n'umugabo n'umugore. Ariko mu itangiriro Imana yaremye umugabo n'umugore kugira ngo babane akaramata, bavuga ati umugore azasiga iwabo ajye kubana n'umugabo we. Rero ubutinganyi ni icyaha imbere y'Imana. Ntabwo Imana yaremye umugabo n'umugabo kugira ngo babane, yaremye umugabo n'umugore kugira ngo babane. Nta nubwo yaremye umugore n'umugore ngo babane, ahubwo yaremye umugabo n'umugore kugira ngo babane. Rero wowe waba uri mu cyaha cy'ubutinganyi ukundana na mugenzi wawe, umenye ko ari icyaha gikomeye kandi nacyo Imana yanga urunuka. Usaba Imana imbaraga zo kugira ngo ikuvaneho uwo mwuka, kuko ni umwuka uva kwa Satani. Ntabwo ari gutya Imana yakuremye. Imana yacu ntabwo ibeshya, ntabwo Imana ibeshya, kandi ni Imana itajya yibeshya. Rero ugomba kumenya ko iyo nzira urimo ni icyaha. Saba Imana imbabazi kandi uyisabe n'imbaraga zo kugira ngo unabivemo ufate icyemezo, kuko ni icyaha Imana yanga. Umurongo wa 13 ku gice cya 10 ngo Yesu yakira abana bato, bamuzanira abana bato ngo bakoreho, abigishwa barabacyaha. Ariko Yesu abibonye ararakara arababwira ati mureke abana bato bansange, ntimubabuze, kuko abameze batyo ubwami bw'Imana ari ubwabo. Ndababwira ukuri yuko utemera ubwami bw'Imana nk'umwana muto atazabwinjiramo na hato. Arabakikira abaha umugisha, abaha umugisha abarambitseho ibiganza. Amen. Umurongo wa 17 ku gice cya 10 ngo iby'umusore w'umutunzi. Ageze mu nzira umuntu aza aho ari yirukanka, aramupfukamira aramubaza ati mwigisha mwiza, nkore nte ngo mbone kuragwa ubugingo buhoraho? Yesu nawe aramubaza ati unyitira iki mwiza? Nta mwiza keretse umwe, niwe Mana. Uza amategeko ngo ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukabeshyere abandi, ntukariganye, wubahe so na nyoko. Aramubwira ati mwigisha, ayo yose narayitondeye mpereye mu buto bwanjye. Yesu amwitegereje aramukunda, aramubwira ati usigaje kimwe, genda ibyo ufite byose ubigure impya uzifashishe abakene, nibwo uzagira ubutunzi mu ijuru, uhereko uze unkurikire. Yumvise iryo jambo mu maso he harahonga, agenda afite agahinda kuko yari afite ubutunzi bwinshi. Yesu araranganya amaso abwira abigishwa be ati erega biraruhije ko abatunzi binjira mu bwami bw'Imana. Abigishwa be batangazwa n'amagambo ye. Nuko Yesu arabasubiza ati bana banjye, ni ukuri biraruhije ko abiringiye ubutunzi binjira mu bwami bw'Imana. Icyoroshye ni uko ingamiya yanyura mu zuru ry'urushinge kuruta uko umutunzi yakwinjira mu bwami bw'Imana. Barumirwa cyane bati ubwo bimeze bityo ninde ushobora gukizwa? Yesu arabitegereza arababwira ati ibyo ntibishobokera abantu, ariko ku Mana ko siko biri, kuko byose bishobokera Imana. Amen. Nuko Petero aramubwira ati dore twebweho twasize byose turagukurikira. Yesu aramubwira ati ndababwira ukuri yuko ntawasize inzu cyangwa bene se cyangwa bashiki be cyangwa nyina cyangwa se cyangwa abana cyangwa amasambu ku bwanjye no kubw'ubutumwa bwiza utazahabwa ibi biruta inshuro 100 muri iki gihe cya none, ari amazu, ari bene se, ari bashiki be, ndetse na ba nyina n'abana n'amasambu, hamwe no kurenganywa, maze mu gihe kizaza akazahabwa ubugingo buhoraho. Amen. Ariko benshi b'imbere bazaba ab'inyuma, kandi ab'inyuma bazaba ab'imbere. Amen. Yesu ashimwe cyane. Umurongo wa 32 ku gice cya 10 Yesu avuga iby'urupfu rwe. Bari mu nzira bazamuka bajya i Yerusalemu, Yesu abagiye imbere baratangara, bakimukurikiye baratinya.
amen. Gasubiremo. Umurongo wa 32 ku gice cya 10 ngo Yesu avuga iby'urupfu rwe. Bari mu nzira bazamuka bajya i Yerusalemu, Yesu abagiye imbere baratangara, bakimukurikiye baratinya. Arobanura abo 12 barajyana, atangira kubabwira ibigiye kumubaho ati, dore turazamuka tujye i Yerusalemu, umwana w'umuntu azagambanirwa mu batambyi bakuru n'abanditsi, bazamucira urubanza rwo kumwica, bazamugambanira mu bapagani, bazamushinyagurira, bamucira amacandwe, bamukubita imikoba, bamwice iminsi 3, nishira azazuka. Umurongo wa 35 ku gice cya 10 ngo ubukuru bwo mu bwami bw'Imana. Nuko Yakobo na Yohana bene Zebedayo baramwegera, baramubwira bati, mwigisha, turashaka kuduha icyo tugusaba cyose. Arababaza ati, murashaka ko mbaha iki? Baramusubiza bati, uduhe kuzicara mu bwiza bwawe, umwe iburyo bwawe, undi ibumoso. Maze Yesu arababwira ati, ntimuzi icyo musaba. Mwashobora kunywera ku gikombe nzanyweraho cyangwa kubatizwa umubatizo nzabatizwa? Baramusubiza bati, turabishobora. Yesu arababwira ati, koko igikombe nzanyweraho muzakinyweraho, kandi n'umubatizo nzabatizwa niwo muzabatizwa namwe. Ariko kwicara iburyo bwanjye cyangwa ibumoso sijya ubigaba, ahubwo bibikiwe abo byateguriwe. Amen. Babandi 10 babyumvise batangira kurakarira Yakobo na Yohana. Yesu arabahamagara arababwira ati, muzi yuko abavugwa ko ari abatware b'amahanga bayatwaza igitugu, n'abakomeye bo muri yo bakayategeka. Ariko muri mwe siko biri, ahubwo ushaka kuba mukuru muri mwe ajya aba umugaragu wanyu, kandi ushaka kuba uw'imbere muri mwe ajye aba imbata ya bose. Kuko umwana w'umuntu nawe ataje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwe kuba incungu ya benshi. Amen. Amen. Umurongo wa 48 ku gice cya 10 ngo Yesu akiza impumyi yitwa Barutimayo. Nuko bagera i Yeriko, akivana i Yeriko n'abigishwa be n'abantu benshi, asanga umwana wa Timayo witwaga Barutimayo, umusezi w'impumyi, yicaye iruhande rw'inzira. Yumvise ko Yesu w'i Nazareti ari buje, aherako arataka cyane ati, Yesu mwene Dawidi, mbabarira. Abantu benshi baramucyaha ngo ahore, ariko arushaho gutaka ati, mwene Dawidi, mbabarira. Yesu arahagarara arababwira ati, nimumuhamagare. Bahamagara impumyi barayibwira bati, umurahaguruka araguhamagara. Nayo ita umwenda wayo, irabaduka yegera Yesu. Yesu arayibaza ati, urashaka ko nkugirira nte? Iyo mpumyi iramusubiza iti, mwigisha, ndashaka guhumuka. Yesu arayibwira ati, igendere, kwizera kwawe kuragukijije. Uwo mwanya arahumuka amukurikira mu nzira. Amen. Kwizera nanone. Yesu aravuze ati, kwizera kwawe kuragukijije. Kwizera rero ni ikintu gikomeye nk'uko twabivuze, buri mukristo wese agomba kugira ukwizera. Igice cya 11 haravuga ngo Yesu agiye i Yerusalemu ahetswe n'indogobe. Bageze bugufi bw'i Yerusalemu bagiye i Betifage n'i Betaniya ku musozi wa Elayono, atuma 2 mu bigishwa be. Arababwira ati, mujye mu kirorero kiri imbere yanyu, mukihagera uwo mwanya muri bubone icyana cy'indogobe kiziritse, kitigeze guheka umuntu, mukiziture mukizane. Kandi nihagira umuntu ubabaza uti, niki gitumye mukora mutyo? Mumubwire muti, databuja niwe ugishaka, nuko uwo mwanya aracyohereza hano. Baragenda basanga icyana cy'indogobe kiziritse ku irembo ku nzira, barakizitura. Bamwe mu bari bahagaze aho barababaza bati, niki gitumye muzitura icyana cy'indogobe? Nabo babasubiza nk'uko Yesu yababwiye, barabemerera. Bashorera icyana cy'indogobe, bakigeza aho Yesu ari. Bagiteguraho imyenda yabo, acicaraho. Benshi basasa imyenda yabo mu nzira, abandi baca amashami y'ibiti nayo bayasasa mu nzira. Abamushagaye bararangurura bati, Hoziyana, hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka, hahirwe n'ubwami buje, aribwo bwami bwa sogokuruza Dawidi, Hoziyana ahasumba hose. Agera i Yerusalemu, yinjira mu rusengero, amaze kuraranganya amaso ngo arebe byose, arasohoka. Maze kuko bwari bugorobye ajya i Betaniya, ajyana n'abo 12. Amen. Umurongo wa 12 ku gice cya 11 ngo Yesu aguma igiti cyitwa umutini. Bukeye bwa mu gitondo baza kuva i Betaniya, arasonza. Areba kure abona umutini uriho ibibabi, arawegera ngo ahari yawubonaho imbuto. Nyamara awugezeho ntiyagira icyo abona keretse ibibabi, kuko kitari igihe cyo kwera kw'imitini.
arawubwira ati umuntu ntakarye ku mbuto zawe iteka ryose. Abigishwa be barabyumva. Bagera i Yerusalemu, yinjira mu rusengero, yubika ameza y'abavunjaga ifeza n'intebe z'abaguraga inuma. Ntiyakundira umuntu wese kugira icyo anyuza mu rusengero. Arigisha ati, mbese ntimuzi ko byanditswe ngo inzu yanjye izitwa inzu yo gusengerwamo n'amahanga yose? Ariko mwege mwayihinduye isenga y'abambuzi. Abatambyi bakuru n'abanditsi babyumvise bashaka uko bamwica, ariko baramutinya kuko abantu bose batangazwaga no kwigisha kwe. Bugorobye asohoka mu murwa. Amen. Yesu ashimwe cyane. Tugiye kugarukiriza kuri iki gice cya 11 ku murongo wa 19. Mu kanya turakomeza n'umurongo wa 20. Imana ibahe umugisha cyane.